Yese turabashimira mwe mwese mukomeje kubana natwe kuri Sky Impact Vision. Nyuma yo gucumura kw'ikiremwa muntu ku Mana, Imana yaje gufata umwanzuro wo kurimbura ikiremwa muntu, nibwo yohereje abamarayika bayo ku isi kugira ngo bakureho ikiremwa muntu cyose, kuko cyari kigarurijwe n'ibyaha, aho abantu bicaga abandi bakarya abandi, bari bamaze kuba inyamaswa. Nibwo Imana yafashe umwanzuro wo kurimbura ikiremwa muntu, hanyuma isi igasigara itariho ikintu na kimwe, iriho buri aribwo yaje kurokora Nowa mu nkuge ye. Nowa akaba ariwe waturutseho urubyaro rwose, hanyuma isi kongera kuba nshya. Aribwo Imana yasezeranyije Nowa ko mu nda yiwe muri we hazavamo urubyaro ruzuzura isi yose. Icyo gihe abantu babagaho nta bwoba, batangiye kwigereranya nk'Imana kubera ubuhanga n'ubushobozi bari bamaze kugira. Nyuma yo kurya kuri ya mbuto, dusubiye inyuma gato, igihe Adamu na Eva bari bamaze kurya kuri rwa rubuto, bari bamaze kugira ubwenge n'ubuhanga n'ubukakare, ndetse Satani abemeza ko bari bamaze kugira ubwenge, ubuhanga, ndetse bari bamaze kumenya ikibi n'icyiza, aho bisanze bambaye ubusa. Icyo gihe Imana yafashe umwanzuro wo kubirukana muri Edeni, ndetse nibwo icyaha cyatangiye. Uko imyaka igenda ishira, Kayini yica Abeli, ubwicanyi buba buratangiye butyo. Ibyahishuriwe ibice 20 umurongo wa 2 haravuga hati: marayika w'Imana aramanuka. Mbona marayika w'Imana amanuka ava mu ijuru, afite urufunguzo rufungura ikuzimu, afite n'umunyururu munini mu ntoki ze. Afata cya kiyoka aricyo cya ya nzoka ya kera, ariyo mwanzi wa Satani, akibohera kugira ngo kizamare imyaka 1000. Akijugunya ikuzimu, arahakinga, ashyiraho ikimenyetso gifatanya kugira ngo kitongera kuyobya amahanga kugeza aho iyo myaka 1000 izashirira. Icyakora nishira gikwiriye kubohorwa kugira ngo kizamare igihe gito. Mbona intebe z'umwami, mbona bazicaraho, bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyaka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, aribo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo. Barazuka, bimana na Kristo imyaka 1000. Uwo ni wo muzuko wa mbere. Imyaka yaragiye irashira, ibihe biraza, ibihe n'iminsi birashira, abahanuzi baraza, ibitabo birandikwa, byandika ku mwami Yesu Kristo uzima ingoma. Wibuke Yesu Kristo yari atarakaza kuri isi. Abahanuzi bagiye bahanura byinshi, bavuga byinshi, bavuga ingoma ya Kristo, umwami w'agatangaza, umwami uzaza mu buryo butunguranye, ndetse yari umwami udasanzwe. Ikiremwa muntu ariko kigenda gihindagurika, iminsi irashira,
ibyaha byaragiye birongera biragwira, abantu baba bahanga, abubatsi, intiti ziragwira mu isi. Uko ibitabo byandikwaga niko abizera babaga benshi, ndetse bari bategereje umwami Yesu nk'incungu izaza gucungura abari mu isi yose. Umwami udasanzwe, Emmanuel, bisobanura Imana iri kumwe natwe. Bari biteze ko azaza mu buryo budasanzwe. Nyuma y'imyaka myinshi nibwo Imana yaje kubona ko mu isi hakenewe umuntu uzaza gucungura abari mu isi. Kubera urukundo yakundaga abari mu isi, yari yararahiye ko itazongera kurimburisha abantu umwuzure. Nyuma yo kurimbura abantu mu bihe bigiye bitandukanye, Isodoma na Gomora irimbura uriya mujyi, ikawurimburisha umuriro, ikarimburisha isi amazi. Imyaka yaragiye iricuma, ibihe biraza birashira. Imana yaje kuvuga iti, ni gute twarimbura ikiremwa muntu? Dukeneye umuntu uzabacungura. Dukeneye umuntu uzajya mu isi agacungura abari mu isi yose, kugira ngo ibyaha byabo bibabarirwe. Muri iyo myaka kandi, kugira ngo ubabarirwe, wabaga uri umuhigi cyangwa uri umutunzi ugashaka inyamaswa y'ibara rimwe, iyo wabaga uri umukene. Washakaga intungu cyangwa se inuma y'ibara rimwe, akaba mbona intebe y'umwami nini yera, mbona niyicayeho isi n'ijuru.